ndashaka mbaza abantu badukurikiye abanyamadini wenda twakuriyemo cyangwa se nabo birirwa babwiriza bantu mwumva ko mukurikiza amategeko muyashoboza iki nge ni musobanurire. Hari abapasiteri bajya babwiriza ngo impamvu bariho ngo nuko ngo ariyeza ku kanini no ku gato arakiranuka ku kanini no ku gato ngewe bashobozwa ngo na Kristo bahimbaraga ngo bashobozwa na Kristo bahimbaraga nge ndashaka musobanurire kuko ijambo ry'Imana avuga ngo Mose yaravuze Yesu yaravuze ngo Mose yarababwiraga ngo ntugasambane ariko ngewe ndakubwiza ukuri nurarikira umugore mu mutima wawe uwaranje gusambana. Bantu rero mukurikiza amategeko kugira ngo muzajye mu ijuru ibyo bintu mubishoboza iki? Standard mufite muyidusanyize natwe tubyumve ko twebwe twasanze amategeko y'Imana araturenze afite kwera guhambaye tutageraho twemera guca bugufi tubwira twakira ubuntu Imana yatuzaniye twakira Kristo ari we waduhindukiye. Ijambo ry'Imana ngo Kristo yaduhindukiye kwera duhindukira gucungurwa duhindukira gukiranuka sibyo aduhindukira n'ubwenge sibyo twaramwakiriye rero ko twabonye yuko tubishuriye n'umwuka wera ko ntago twakiranuka ku bwacu ngo tubishobore twakira ubwo buntu rero. Muri Kristo Yesu ubu dufite amahoro yuko tutazacirwaho urupfu rw'iteka namba dufite ibyiringiro by'ubuzima bushya bw'iteka n'iteka ryose kuko yatubereye ubuturo bwiza ni nawe. Umucyo wararashe ubwiza bwe bwaraturasiye izuba ryo gukiranuka ryararashe rabagirana. Umucyo wararashe ubwiza bwe bwaraturasiye izuba ryo gukiranuka ryararashe rabagirana. Hehe n'umwijima hehe n'imivumo hehe no gukandamizwa umucyo we waraturasiye hehe n'umwijima hehe n'imivumo hehe no gukandamizwa umucyo we waraturasiye umucyo wararashe ubwiza bwe bwaraturasiye izuba ryo gukiranuka ryararashe rabagirana. Sinzongera kwitwa intabwa sinzongera gusuzugurwa yampinduye umutoni we umucyo we warandasiye sinzongera kwitwa intabwa sinzongera gusuzugurwa yampinduye umutoni we umucyo we warandasiye umucyo wararashe ubwiza bwe bwaraturasiye izuba ryo gukiranuka ryararashe rabagirana. amahanga yose aganye umucyo wacu abami bose baje badusanga tubyuke
tubyukanye kurabagirana umucyo we waraturasiye Aziya yose iganye umucyo wacu abami bayo baje badusanga tubyukanye kurabagirana umucyo we waraturasiye burayi bwose buganye umucyo wacu abami bose baje badusanga tubyukanye kurabagirana umucyo we waraturasiye Amerika yose iganye umucyo wacu n'abami bayo baje badusanga tubyukanye kurabagirana umucyo we waraturasiye Afrika yose iganye umucyo wacu abami bayo baje badusanga tubyukanye kurabagirana umucyo we waraturasiye umucyo wararashe ubwiza bwe bwaraturasiye izuba ryo gukiranuka ryararashe rabagirana umucyo wararashe ubwiza bwe bwaraturasiye izuba ryo gukiranuka ryararashe rabagirana izuba ryo gukiranuka ryararashe rabagirana izuba ryo gukiranuka ryararashe rabagirana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Ya, iyi ni Rabagirana Family TV. Ibi twabwiraga tugitangira Rabagirana Family TV no kuvuga ngo ni umucyo waraturasiye. Rabagirana Family ni umuryango w'abana urabagirana. Amen. Why turabagirana? Mpamvu turabagirana nuko umucyo waturasiye. Uwo mucyo ninde? Ni Kristo nta wundi. Rero nshuti bavandimwe muri kuri Rabagirana Family TV ibi ngibi tugitangira twababwiye. Twavuze yuko uyu ni umuryango urabagirana nyine. Twe turabagirana muri Kristo ko ntahandi hari umucyo. Ntazajya uzatwumva ukundi muri we niho hari umucyo. Muri we nimwo kandi hari n'ubwenge bwose no kumenya bwahishwe. Rero twebwe turi muri we niho twakuye umucyo. Kandi kimwe n'umucyo nacyo umucyo. Yaturasiye umucyo waturasiye natwe turi kumurika. Turi kumeremeta. Amen. Amen. Shining. Amen. Bashimwe cyane. Rero muri kubona abantu hano bagiye kubibwira mu kanya ariko nkuko twababwiye Sawuli. Turatangiye mubonye abambere abana bavandimwe ariko muri makeya nkuko mubona ubundi ubusanzwe babarizwa muri muryango w'ivuga ubutumwa twa Shining Family Ministries ariko Shining Family Ministries n'abantu benshi cyane ariko Rabagirana TV yo ni ya bose abana b'Imana aho bari hirya no hino ndetse n'abari mu mahanga muri Amerika, Burayi n'indi migabane yose. Dukoresha bwa buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga kugira ngo dukore iterambere rimwe tuganire. So rero naragira ngo nibutse abantu ko tutirengagije ibihe turimo ikibazo gikomeye cyane. Mbere ko tutagize gahunda twatangiye bwa buryo n'ubundi bwo kwirinda bisanzwe. Hano wagira ngo hari ibi byo kwirinda icyorezo cyaje, hari abazi ngo ni ibintu ngo byazanywe na politike ya OMS cyangwa se y'ibihugu bitandukanye wapi. Reka mbereke burya ibintu byose bifite inkomoko muri bibiri. Kambereka nko muri Abalewi 13 umurongo wa 45 aravuga ngo umubembe urwaye uwo muze
agende yambaye imyenda ishishimutse atendeje umusatsi ari yipfuka ubwanwa ajya avuga cyane ati ndahumanye ndahumanye. Imana yamye yita ku mibiri y'abantu. Hari igihe twakubwira ngo Imana yita kuri roho gusa cyangwa se ku muntu w'imbere. Imana yatanze amategeko atandukanye kuko ubundi tunabibwira ngo nta bigeragezo ari bishyashya. Reba nayo imyaka imaze ku gihe cya Mose, ariko Imana avuga ngo nubwo mu bwoko bwanjye nubwo mbarinze ariko ibigeragezo birahari kandi bizaza, dore ko byazaga bivuye mu nzira zitandukanye. Rero niba icyorezo cyaje hari uburyo Imana yari yatanze amabwiriza y'uburyo nimba hajeho icyorezo runaka mu bantu bazitwara bati. Ntabwo Imana avuze ngo muzagende rero ngo mwizeye ntacyo mwitayeho muhoberana mujye gute. Reka da, abantu basome Abalewi 13 igice cyose kivuga ingamba zashyirwagaho iyo icyorezo cyabaga kije. Ibintu bya isolation, gushyira abantu muri karantine, ntabwo ari ibintu si ukunena abantu bisanzwe. Kugira ngo Imana irinde imibiri y'abantu, irinde ubukana bw'ibyorezo, nusoma Abalewi 13 usanga amabwiriza yose. Twese tubabwira nk'Arabagena Family TV, icyo tubabwira no kubahugura tukabigisha umucyo w'ijambo ry'Imana. Abantu bacutse Bibiliya, hari ubuhanuzi uretse gusirika bavuga ngo muri Ezekiyeli amavuga ngo muzafunga umuntu, muzapfuka umuntu. Kandi urumva nirangaje Imana ivuze ngo uretse n'ujyana uzasheceke, sibyo? Ariko uzaceceke abandi bayifashe ngo mufunga umunwa ngo nagapfukamunwa, kuko abantu basonobira nabi bikabazanira ibibazo bikomeye cyane. Hano bavuze ngo rero ngo umubembe urwaye umuze ni iki? Umuze ni icyorezo cyaje. Nibyo bitandukanye hano bivugamo. Bavuze ibintu bitandukanye, ariko hano bavuze ngo ajye yipfuka ubwanwa. Ubuse wakwipfuka ubwanwa gute utapfuse umunwa? Ntabwo rero gupfuka umunwa ntabwo ari ibintu bije vuba ahangaha, ni gahunda Imana yishyiraho mu buryo butandukanye. Iyo usomye ibice aho bagiye bakavuga ngo wenda si iki gice nk'umurongo wa 13 uwo mutambyi amusuzume nabona ibembe birangije umubiri we wose, avuga yuko wafashwe n'uwo muze adahumanye, umubiri we uhinduke umweru hose ntahumanye, ariko igisebe cy'inyama niba kizamubonekaho kuri uwo munsi azaba ahumanye. Umutambyi azasuzume icyo gisebe cy'inyama avuga yuko ahumanye, icyo gisebe cy'inyama kirahumanye ni ibibembe. Cyangwa bavuga ibintu byinshi cyane ngo umuntu niba ninda agize gute, kuninda urumva agicwari no gusohora n'amazi ari gusohoka mu mubiri, bica nabyo biri gusohoka mu muntu ushobora kukwanduza. Nibyo tubwira abantu rero, izi ngamba zashyizweho ziki zo gushyira agapfukamunwa. Byabiganwa nk'ibi ngibi, tukabanza gukora kwisukura nkuko twabikoze, tukisanitizinga nkuko twabitangije. So rero bavandimwe, icyo tuba tunabwira no kugira ngo tunahumura abantu bajye bamenye n'ubwenge, be gukina n'ibintu bitari ngombwa kandi bishingiye ku bujiji. Tuba turi kujijira abantu rero. Mpamvu rero buriya twubahirije amategeko yose, mpamvu twashyizemo ni na ntera. Ariko umuntu niba musuzuma agasanga arwaye bari gute bamwizore ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero twabwire ko ntabwo twirengagije gahunda iriho, kandi tunabwire ngo ikibazo kizarangira nubwo isi itorohewe, nubwo ibintu bikomeye. Tubabwire ngo rega ibi ni ibise, buryo abonetse ibise iyo hari kuramukwa imbere umwana bagiye kuboneka, twitege yuko ibintu bigiye kugenda neza. Yango hari raporo iyo mu by'ubukungu bw'isi yavuze ngo nyuma ya corona u Rwanda ruzatumbagira cyane mu bukungu. Rero gusa nibagerageze ingamba ariko ntibarangare cyangwa ngo bihebe bumve ko bicitse, nimuhumure bizarangira. Kandi twarabwiye ngo Imana Uwiteka waturemye, uremye ijuru n'isi, ni uri kuri control isi. Sinaga ari umuntu ni muhumure mujye mu byumva. Sisi y'umuntu, umuntu ufite inyama n'amaraso utamara imyaka 100 ejo upfa, naga ufite iyisi mbere uko babaye abandi. Uwiteka niwe ufite action plan y'isi. Rero muhumure kandi Yesu umwami wacu yaratsinze. Rero toujours Irabagena Family TV muri kumwe. Hari abantu babanje kuza umunsi rero, ejo muzabana abandi nabanze barahari bazarinda baza. Ariko kugira ngo rero dukomeze n'ibiganiro byacu, twateguye cya kwitwa nka talk show cyangwa se ibiganiro kuganira, dore ko no misi no kugira abantu bahure, hari insengero zitari gukora, no kugira ngo mu by'ukuri abantu bahure n'ibintu bitaboroheye. Ariko
iyo twateguye ibiganiro nk'ibi kuri televiziyo namwe batabashije gusenga na bamwe batabasha kumva ijwi ry'Imana basha kubyumva. Rero Uwiteka abwa icyubahiro. Cyavuze byinshi. Reka duhere hano twibwira abantu ngira ngo maze kumenya ariko ni satonye bwa mbere ni Sebanani Christophe. Nijye uyoboye bino biganiro bitari bumara igihe kinini cyane ariko biryoshye kuko mwabyumvise turirimba indirimbo nziza cyane mu cyo wararashe ibindi nuko bisa nuko bimeze. Reka duhe hano rero batwibwire ndetse amazina yabo ngira ngo arahagije cyangwa se na eta civile yabo bayivugida nimba bubatse ufite abana bangahe ukomeze nta kibazo. Je ni Sebanani Christophe ndi umugabo ndubatse mfite umudamu umwe n'abana babiri. Twakomeza hano. Isashimwe nanjye ni Nyansabimana Violette ndi umumama mfite umugabo umwe n'abana babiri barizwa mu muryango Shining Family Ministries. Murakoze. Twakomeza hano. Yesu ashimwe nitwa Denise Mucye Dusenge. Bazata ko bazamurijwe. Yesu ashimwe nitwa Denise Mucye Dusenge nanjye ndi umwe mu bagize umuryango Shining Family Ministries. Murakoze. Murakoze. Yesu ashimwe nitwa Munyambo Jackson nanjye ndi umwe muri umuryango wa Shining Family Ministries abandi ingaragu. Murakoze. Yesu ashimwe. Amen. Kwa Gahongayire Catherine ndi umumama w'abana babiri. Umugabo ni Yesu mbarizwa muri Rabagirana Shining Family. Haleluya. Nitwa Christine Agaba. Nkabandi umumama ndubatse mfite abana 5 mfite n'abuzukuru 5. Amen. Umugabo wanjye rero ni Kristo. Amen. Haleluya. Nanjye nitwa Batware François. Mutuyemo ngoma mu biganiro bya radio y'iteleviziyo yacu kandi yanyu. Nanjye rero murabona ko nshishakambere yubatse abana 6 n'umugore umwe. Rero nkaba barizwa hano muri Shining Family Ministries. Amen. Aha, arakoze cyane rero mwabumvise muziko bake bararabagirana imiti bimwe mubonye cyo muzabona iyindi ntabwo twara twese muri filime muzabona rero n'ibikorwa byagutse nibi kizo n'igikemuka kikarangira muzabasanga mu biterane muzabasanga mu makonference mu maseminere n'abandi benshi cyane kandi turashima data wa twese ko ari kwagura umurimo we. Rero turanezerewe so rero twakwinjira mu biganiro byacu. Ngira ngo nese kuri Rabagirana Family TV abantu bamaze iminsi mubona ibiganiro nagiye mbona feedback nziza cyane hari abari mu Rwanda mu mahanga muri za diaspora mu by'ukuri mvuga ati turishimye ariko none turatangaye turatangaye muri kuvuga ibintu bishyashya n'ubwa mbere twumvise ibyo bintu muri kuvuga Imana y'iki gihe tuyizi muri kuvuga ibintu bya Edeni mu Rwanda muri kuvuga abanyarwanda n'abaheburayo muri kuvuga ibintu n'ubwa mbere twumvise Imana y'iki gihe muri kuvuga dusanga rero twasengaga turatanga uburyo muri kubicukumbura muhereye kera cyane muri za Mesopotamia za kera cyane za Babuloni za kera za Misiri za kera cyangwa se Egiputa za kera mu by'ukuri n'amateka yacu muri kwatubwira turi kumva ibintu bishyashya ibyo bintu twabyita iki se twikange tugira ubwoba se n'inzaduka zidafite aho zishingiye se ni gahunda y'Imana ni ibiki reka twifashishe none se unyegere hano dore hano agiye cyo bitubwiraho iyi gahunda agiye cyo bitubwiraho muri iki kiganiro cyacu nkuko bivuze Violette karibu wahawe ijambo. Murakoze cyane bavandimwe. Rero iyi mirimo Imana igiye gukorera mu Rwanda muri Afurika ndetse no ku isi yose byari byarateguye kera isi itararemwa. Uyu muriro w'ububyutse ugiye kwaka uhereye mu Rwanda muri Afurika ndetse no ku isi yose byari byarateguye kera ariko igihe gikwiye cyo gukora cy'Uwiteka kirasohoye. Amen. Twakwifashisha rero umurongo wo muri Zaburi 119 reka 26 mwadufasha mukadusomera.
19 umurongo 126 uravuga ngo igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye kuko bahinduriye ubusa amategeko yawe. mu by'ukuri rero igihe kiza ari kinini cyane abantu barasuzuguye ijambo ry'Imana, ariko igihe cyo kwerekana ko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi rikomeye cyane ni iki? Iby'amatwi atigeze yumva ndetse n'iby'amaso atigeze abona, igihe cyo kwerekana ko ari ukuri ni iki ngiki. Mu by'ukuri rero nk'uko mwarimu mubimbajije, ibi byose byari byarateguwe kera, byari byarateguriwe muri Kristo Yesu isi itararemwa. Twakwifashisha rero nanone umurongo uri mu Efeso 1:3 kugeza ku 4. Adufasha mukadusomera. Efeso 1:3 kugeza kuri 4. Yego. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka wo mu ijuru. 4 nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutari umugayo imbere yayo. Amen. Hari n'undi murongo nanone wadufasha kubyumva uri mu Baroma 18:29 kugeza kuri 30. Baroma 8:29 kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. 3 abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Amen. Bavandimwe rero ubu turagira ngo dutangarize abantu yuko umuriro w'ububyutse ugiye kwaka uhereye mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi yose. Amen. Isaha yabyo yageze. Amen. Reka rero tubwire abantu dukurikiranye mwese ko kugira ngo mubyuke murabagirane, kuko umucyo waje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba buturasiye. Amen. Nanone twabisanga bakufashisha umurongo uri muri Yesaya 60. Murakoze cyane, mukomeze murabagirane. Amen. Amen. Harakoze cyane rero mushiki wacu Violette. Habwo vuze bikomeye cyane, ndatangaye. Habona umuriro watse. Umuriro watse ubutumwa bwiza. Umuriro watse ubyutse. Kandi mu by'ukuri ashoreje kuri jambo twakutani nka moto yacu tugenderaho Yesaya 60. Byukura bagire ku mucyo wahuje. Ariko hari ikintu kiza cyane numvise, nta competition irimo. Ntabwo turi muri competition. Ni ibintu Imana yiteguriye kera muri Kristo Yesu, uyu mu tubigenderemo. Bana b'Imana, bana b'isumba byose. Muhaguke turabagirane. Hari ibintu Imana yateguye muri Kristo Yesu n'isi itararemwa. Igihe cyeze dukora iki? Tubigenderemo. Igihe cyasohoye kandi mu gihe gikwiye cyo kura kubiteka cyasohoye. Mbega ibintu byiza. Amen. Mbega ibyishimo. Nta kintu cyiza nko gukora ku isaha. Igihe gikwiye cyo kubiteka cyasohoye. Tugeze muri ya Chronos, muri ya Kairos y'Imana. Kairos ni set time. Set time ye cyashyizweho, cyateganijwe Imana yagucyura. Rero ntimutinye biriho mu by'ukuri. Yesaya muri cya gice baravuga 60, nubwo umwijima w'ico burindi uzarusha kubudikira isi bivuze ikintu y'Imana y'ikigena systeme zayo, ariko cace abira bese byose baje byo gute kurabagirana. Imana ishimwe cyane. Ibi byose rero nibyo n'abagena family yize gute yabateguriye, ibabikiye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka abone yasengeye gucya nibarize uriya musore atubona umusore ibintu kugira ngo be bifite umusingi, bifite umusingi se n'amagambo ni siyansa niki, hari umusingi bigomba kuba bisingiyeho cyane cyane w'ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana, hari message ikwiye gushingirwa kugira ngo ibintu bitaba ibintu by'imiguruko gusa. Wadufasha ni nk'iki wabitubwiraho ijambo ry'Imana ryaba nk'ufatiro ba fondation twagenderaho twakoreraho. Murakoze cyane. Yitwa Munyambo Jackson. Nawe ijambo. Murakoze cyane pastor. Mbajije ikibazo cyiza. Ubundi mu by'ukuri ijambo cyangwa umusingi fondation navuga yaba gukiranuka, kandi gukiranuka kw'Imana atari ukwacu.
oya ni ugukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana rero bitandukanye no gukiranuka kwacu. Hari igitabo Ijuru ni iryawe, hari definition cyangwa ubusobanuro bwo gukiranuka kw'Imana nasomyemo, reka ngubasangize gatoya. Gukiranuka ni ijambo riva mu Kigiriki dikaisiun, rivuga igikorwa cyo gutsindishirizwa ikosa wakoze. Muri Kristo Imana yaradutsindishirije itugira bera nkayo, tubarwa nkaho nta cyaha twakoze. Gukiranuka ni kamere y'Imana ihabwa umuntu mwuka igihe yavutse bushya, ikamuha ububasha bwo guhagarara ashize amanga mu kubaho kw'Imana, aticira urubanza cyangwa ngo yumve atisanga cyangwa aciriweho iteka. Yesu ashimwe. Mu by'ukuri gukiranuka kw'Imana bitandukanye no gukiranuka kwa muntu, ni ibintu bihambaye. Nifashishije umurongo cyanditswe cyo mu Bakorino ba 2:5-21 havuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Iki cyanditswe kirakomeye cyane. Mu by'ukuri cyo gishaka kutubwira nuko utigeze kumenya icyaha uwo ninde? Nta wundi ni Yesu baba barimo kutubwira. Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Muri make yabaye icyaha nta cyaha yakoze, ngo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Twaraguranye, nta cyaha yari yakoze ariko yahindutse icyaha, aduhereza gukiranuka kwe, tumuhereza ubunyabyaha bwacu. Niyo mpamvu yahindutse icyaha, twebwe duhinduka abakiranutsi n'imbere y'Imana. Rero impamvu navuze ngo gukiranuka cyangwa gukiranuka kw'Imana gutandukanye cyane no gukiranuka kwa muntu, mu buzima busanzwe umuntu ashobora kuba ari umuntu ukiranuka mu buryo bugaragara muri bagenzi be no mu bantu abana nabo, ariko biba bitandukanye no gukiranuka Imana ivuga. Twifashishije isomo riri muri Yesaya 64 umurongo wa 5 haravuga ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Mu by'ukuri abantu bagerageje uko bashoboye, n'ubu muri iki gihe benshi niko bameze, bagerageza uko bashoboye kugira ngo bakiranuke imbere y'Imana. Ariko mu by'ukuri iyaba byari bimeze bityo, Imana ntiba yarohereje Yesu kugira ngo abe gukiranuka kwacu. Imana yabonye yuko twe nk'abantu imbere yayo standard Imana ishaka yo gukiranuka imbere yayo twebwe tutayishobora. Bityo rero yohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kwayo. Turagenda twifashisha ibyanditswe bitandukanye. Hano nko muri Yakobo 2:10 haravuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Mu by'ukuri abantu bagerageza uko bashoboye kugira ngo bakiranuke, ni byiza pe, ariko imbere y'Imana biratandukanye, kuko nk'uko hano hatubwiye ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe gusa aba yacumuye yose. Ni muri ya mategeko yose tuzi 10 cyangwa mo kimwe 613. Iyo abantu bagerageza gukiranuka imbere y'Imana baba bumva yuko bazabigerageza, bazanabigeraho, ariko mu by'ukuri ntabwo bishoboka imbere y'Imana. Nk'uko twabisomye, ushobora kugerageza ariko ntabwo wakuzuza 100% gukiranuka Imana ishaka. Paulo yarabivuze mu Bafilipi
gatatu, mu Filipi 3 umurongo wa 6 aravuga ngo kubw'ishyaka narenganyaga itorero kubyo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Mu by'ukuri Pawulo mu buryo bugaragara yari inyangamugayo, ariko iyo ukomeje ku murongo wa 9 haravuga ngo kandi mbona ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Mu by'ukuri bavandimwe, nk'uko twagiye tubisoma, gukiranuka Imana ishaka si ugukiranuka kwacu twebwe ubwacu, kuko badusomere muri Matayo 6:33 ko hatubwira, Matayo 6:33 ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongera. Haleluya. Ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Mu by'ukuri si ugukiranuka kwacu, ahubwo ni ugukiranuka kw'Imana tugomba gushaka. Nta handi rero kubonerwa, nk'uko nabibasomeye kare, gukiranuka kwayo nta handi twagukura usibye kwizera icyo Yesu yadukoreye, tukumva neza tudashidikanya yuko yabaye umunyabyaha ku bwacu, natwe duhinduka abera n'abaziranenge imbere y'Imana. Yakongera kumfasha akadusomera mu Bakolosayo 1:22 kugira ngo byumvikane neza. Abakolosayo 1 murongo wa 22. Yego. None yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo bashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Haleluya. Ngo dushyire imbere yayo turabera n'abaziranenge tutagawa. Muri make ntago twajya imbere y'Imana twera tubikuye mu gukiranuka kwacu. Muri make ngo adushyire imbere yayo twera turabaziranenge imbere yayo. Haleluya. Ubwo nta wundi rero ni Yesu Kristo, ni umurimo yakoze kugira ngo tube abera n'abaziranenge imbere y'Imana. Nk'uko twabisomye mu Bakorinto ba 2:5-21 ngo yahindutse icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Dusome hano muri Yohana 10:10 havuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi kiretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Muri make icyo Yesu yaziye ni ukugira ngo tubone ubwo bugingo, tubone uko gukiranuka. Ubundi twari twaratandukanijwe n'Imana kubera icyaha, ariko Yesu yaje nk'umunzi yongera kutwunga n'Imana. Rero ntizinge mu magambo menshi, nk'uko wari wabimbajije, mu by'ukuri foundation y'Abakristo igomba gushingira mu gukiranuka kw'Imana. Murakoze. Murakoze cyane, uvuze ibintu bikomeye, ariko ibyo bintu ntabwo twe tubyigishwa mu madini. Mu madini twigishwa dukiranuke. Hari mpamvu mu by'ukuri abantu usa nkaho bagiriye ibyago mu madini, basabwe gukiranuka nk'uko bitubwiye, kandi Yesu yatubwiye ngo ko twakoze ibyaha. Biriya byaha yavuze n'ibyaha bya kamere yacu. Muri Adamu wa mbere twaranduye. Rero kubera ko twanduye, n'ibyo tugerageje gukura mu bwandu bwacu nubwo byakwitwa byiza, Imana igiti iki ushwambaga. Ntabwo rero mubona byinshi cyane byaje bifeiringa. Ibintu by'amadini birafeiringa, na n'uwo munsi ikintu kinyeganyeje usanga abantu nta rufatiro ubuzima bafite. Ariko hari ijambo ryiza yavuze ngo narikurikire ngo tubashe guhagarara kuri standard Imana ishaka. Kugira ngo duhagarare kuri standard Imana ishaka, nuko tuba dufite iki gukiranuka
kwayo. Imana ishimwe cyane. Twe rero dushingiye gukiranuka kw'Imana. Amen. Mu migani aravuga ngo ko Salomo yavuze ngo umukiranutsi ashirwa nk'iki nk'intare. Imana ishimwe cyane. Ariko rero ibintu bivuze ngo byo gukiranuka kw'Imana twagizwe abera nk'Imana ni ibintu bikomeye bisiga n'ubwenge bw'umuntu. Ubu batwumvise bavuga ngo abo ni bande ni abanyabuntu mubagendere kure. Ariko se mu by'ukuri ko abantu bibira ko mu buntu bw'Imana abantu bakaba bari gutinya ubuntu bazakizwa n'iki? Ese kuki abantu bafite ikibazo cy'ubuntu? Kandi abyibuka kera tutaramenya n'ukuri tukirira ndagira mu madini natwe twaga gushima twaga ngo ndashima yuko ngo yampaga kiza ku buntu, ariko nyuma tukabivuga nko kurimi gusa wajya kubigisha umuntu ngo niwe abanyabuntu. Hiryo uvuze pe n'amagambo meza aduhagarika kuri stade de Imana ishaka kugira ngo duhagarare imbere yayo. Imana igukoresha kuko ufite kwera kwayo, gukenuka kwayo. Abo nibo bagiye guhindura isi muri iyi minsi ya nyuma, kuko kuri gukenuka ngo ni nawo mwambaro w'iki w'ubukwe tuzaba twambaye iki kuri wa munsi w'ubukwe bw'umwana w'intama. Umuntu utawambaye ntazakanagira muri wabo. Ariko iyo tubivuze abanyedini batimugize nabi no muri byabaza ngo nta kindi gishya gukiranuka cyetse kwizira iki ko wejejwe n'amaraso Yesu masa ko bitubwiye. Ariko iyo tubivuze rero ngo niba abanyabuntu blessing bitwa blessing yavuze ko twade neza, ariko mubera ni blessing kandi kuri na blessing kuno umunyamugisha cyane aruzuye yuzuye ubwo buntu muri kurwanya sasa. Rero benshi barwanya, ariko mvuza benshi batazi meaning ya grace. Grace ni iki? Ubuntu ni iki? Reka kudufashe rero uyu n'urubyiruko kukoresha bavuga ngo muri ibintu ngo barigisha ngo zaze muzabanyabuntu ngo zararuya ngo abana b'abakobwa bari ngo bisambanira muri ngo bya hyper grace ngo byaje ngo bya hyper grace muri kumva abanyedini rero ba pastor bari kurwanya ngo batabacika ngo bari gutangatanga n'umufite ngo urubyiruko ngo batajya mu bintu ngo by'abanyabuntu. Ni iki wavuga kuri jambo grace? Kuko aravuze iyo yavuze kuri abatwumvise bose bate niba abanyabuntu. Ese wo kwa mugani nibyo koko batwagera rimwe urabivugiraho iki? Uravuga iki kuri iryo jambo grace? Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Ndashimana ko aka kanya ngiye kubwira abantu badukurikiye ubuntu bw'Imana icyo ari cyo, kandi nkuko pasiteri abivuze ubuntu bw'Imana buratwuzuye kandi nibwo butubeshejeho. Rero ndashimana yuko yayiduhishuriye ijambo ryo kumenya ubuntu bwayo, nifashishije icyanditswe kiri muri Yohana 1:17 haravuga ngo ko amategeko yazanywe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Bantu budukurikiye rero ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Ubuntu rero ni Kristo, kandi pastor aravuze ngo barabwira ngo baratwita ngo turi abanyabuntu, ahubwo baravuga ngo ni ba bantu babwiriza ngo byararangiye mwikorera ibyo mushaka. Ariko mu by'ukuri ntago turi ba bantu babwiriza ngo byararangiye twikorere ibyo dushaka. Ndemeranya nuko Yesu koko yabirangije, byose yarabirangije, nkuko hari Bibiliya ziba mu mitekerereze y'abantu. Matayo 7:20 haravuga ngo Yesu ntiyaje gukuraho amategeko, yaje kuyasohoza. Ariko Matayo 5:20 ariko Bibiliya z'abantu haravuga ngo Yesu ntiyaje gukuraho amategeko, ngo yaje kuyakomeza. Ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ntiyaje gukuraho amategeko, yaje kuyakomeza. Riravuga ngo Yesu ntiyaje gukuraho amategeko, yaje kuyasohoza. Nibyo koko amategeko nayera nkuko myenzanya bivuze ari hejuru, ntago twayashobora. Rero Yesu yashoje ate? Yashoje nko kuza aritamba ku musaraba nkuko babitubwiye, yambara umubiri wacu, yambara ubwo bwirabure n'ibyaha byose dufite, natwe twamika gukiranuka kwe, duhinduka bera, aduha ubuntu bwe kuko yabonye yuko amategeko ye ntago twayashobora. Ahubwo ndashaka mbaza abantu badukurikiye ari abanyamadini wenda twakuriyemo cyangwa se nabo birirwa babwiriza, bantu mwumva ko mukurikiza amategeko muyashoboza iki? Nge ni musobanurire. Hari abapasiteri bajya babwiriza ngo impamvu bariho ngo nuko ngo ariyeza ku kanini no ku gato, arakiranuka ku kanini no ku gato. Ngewe bashobozwa ngo na Kristo bahimbaraga, ngo bashobozwa na Kristo bahimbaraga. Nge ndashaka musobanurire, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yaravuze ngo Mose yarababwiraga ngo ntugasambane, ariko ngewe ndakubwiza ukuri
nurarikira umugore mu mutima wawe warangije gusambana. Bantu rero mukurikiza amategeko kugira ngo muzajye mu ijuru, ibyo bintu mubishoboza iki? Standard mufite muyidusangize natwe tubyumve, uko twebwe twasanze amategeko y'Imana araturenze, afite kwera guhambaye tutageraho. Twemera guca bugufi, twakira ubuntu Imana yatuzaniye, twakira Kristo ari we waduhindukiye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo yaduhindukiye kwera, duhindukira gucungurwa, duhindukira gukiranuka, sibyo? Aduhindukira n'ubwenge, sibyo? Twaramwakiriye rero ko twabonye yuko tubishuriye n'umwuka wera ko ntago twakiranuka ku bwacu ngo tubishobore, twakira ubwo buntu rero. Ariko rero ntago nemeranye n'abantu bavuga ngo ubuntu twakiriye ko turabizi ko byarangiye. Badusomera wenda Abaheburayo 10:10. Abaheburayo 10:10 yego, haravuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Amen. Umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ku bwacu kugira ngo bibe bihagije iteka ryose, sibyo? Kandi Yesu rwose bantu mbabwire mudukurikiye, ntago Yesu ubungu ari mu ijuru kugira ngo usenge ngo agukureho icyaha yayo. Uwo murimo yarawurangije rimwe by'iteka ryose, sibyo? Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo ntabwo azagaruka aje kwitambira ibyaha byacu. Kubera iki? Uwo murimo wararangiye, sibyo? Kuba rero byose yarabirangije koko, ahubwo mwebwe muvuga ko bitarangiye. Ni ibiki mwumva bitarangiye mwumva azabaje kurangiza? Kuko ijambo ry'Imana ni ukuri, rirasobanutse, Umwuka Wera ari muri twe kugira ngo ayishure, sibyo? Yaraje kugira ngo tubabera tutariho umugaye imbere yayo nk'uko twabisomewe, si ku bwacu, ni impano y'Imana bavandimwe. Ntabwo rwose twirase ngo twikorere ibyo dushaka. Abantu bumva, hari abanyabantu muri iyi minsi bahari kuri iki gihe bavuga ngo byararangiye, bayikorera ibyo bashaka. Mu by'ukuri nta munyabuntu, nta muntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, nta muntu uzi agaciro k'amaraso yamumenewe, nta muntu uzi ko akiranuka kubera impano y'Imana yakiriwe nk'uko twabisomeye, ugenda ngo akora ibyo ashaka. Amakosa abaho, ndabisobanura mu buryo bubiri. Umwana yavutse ntabwo atangira kugenda, ashobora kwikubita hasi. Kandi nabwo umwuka, gukura k'umwuka ntabwo bivuga yuko ubikora ubishaka, bibaho. Bishobora kukugwaho ugakora amafuti, reka mbyita amafuti, ariko ntabwo bikora kuko warababariwe. Ikindi kandi iyo ni process igenda irashira bitewe n'uko ugenda wozwa n'ijambo rya Kristo. Uragenda arakoza ko uri imbata ye nyine. Rero iyo tumaze kumenya umuntu bw'Imana, hari umuntu ujya ubwiriza, umuyobozi yabivuze, pasiteri, ngo mu madini aravuga ngo ndashima Imana ko nakijijwe n'ubuntu, ariko amategeko nayo rega agomba kumbaho kugira ngo nyine andinde uko gusambana, andinde uko kwiba. Iyo tubwiriza abantu ku ruhande tukababwira ati warababariwe, uruwera wera nk'Imana, aravuga ati uri muri bandi byararangiye bigisha ngo twisambanire. Sizi impamvu muhera kuri gusambana, sizi impamvu aricyo muheraho bana mbabwire, ariko ndakubwiza ukuri, iyo uri imbata ya Kristo, erega ijambo riravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Iyo uri imbata ya Kristo rero, ijambo riravuga ngo ntago turi abacu ngo twigenge, sibyo? Iyi mibiri yacu ni imbata za Kristo, tuyubahe, sibyo? Iyi mibiri yacu ni insengero z'Uwiteka. Ntago rero iyo uyoborwa n'umwuka ukora ibyo ushaka. Abantu bafite ikibazo cy'uko iyo batazi neza ko iyo uyoborwa n'ubuntu uri munsi y'ubuntu bw'Imana, uyoborwa n'umwuka, ntago wiyobora nyine, ntago ukiri uwawe ngo wigenge, sibyo? Rero bantu bavuga ngo muzi ubutumwa bwiza, ngo muzi ubuntu, ariko sinzi, ntago mwemera insengero, ntago mwemera indangamuntu, ntimwemera gahunda za leta. Barahari nabo muzababona, babwire bantu mudukurikiye, abo rwose abanyabuntu barahari, muzababona. Ubwo ati narababariwe, ariko yewe oya twe ntago turi twe tutandukanye nabo, twemera gahunda za leta, kuko agakiza twahawe umva kameze gate, karuzuye karashinganye. Ntago gakiza nahawe kazambuza gufata indangamuntu kugira ngo ntagata gute. Niba nagata ko indangamuntu ako sagakiza, sibyo? Agakiza nahawe ntago kazavuga ngo ninjya mu rusengero ngo kubera yuko ngo hari ijambo rimbere rivuga ngo turi insengero z'Uwiteka, bakabyifashisha ngo ubwo ndi urusengero si ngombwa ko njya mu rusengero. Niba wumva guterana kwera, kuko ni uguterana kwera, twara ako gakiza wahawe ntako ufite, n'ubundi ntabwo wari ufite. Niba wumva ko wakwambara agapfukamunwa, usibye ko nta muntu wera nk'Imana, reka mbivuge
tuvuge gutyo wavuga ngo kuba yari bwamara agapfukamunwa biramujyana ikuzimu nuko kuzimu nyine wari usanzwe uriyo sibyo ntabwo wava mu ijuru ngo ujye kuzimu ntibishoboka sibyo rero ubuntu bw'Imana ntabwo butwigisha gukora ibyo twishakiye ubuntu bw'Imana bugushyira mu nzira bugushyira mu murongo bugukura muri byose yego hari icyanditswe muri Tito 2 mwadufasha Tito 2 umurongo wa 10 kugeza ku 11 ngira ngo Tito 2:11 haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose adakiza bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari y'ibisi bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka tubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we Imana yacu ikomeye n'umukiza. Amen. Icyanditswe ijambo ry'Imana risobanura ubuntu bw'Imana bukwigisha kubaha Imana bukwigisha kureka irari ry'ibyisi. Bantu mudukurikire reka mbabaze niba mwumva yuko kumenya yuko wababariwe bituma wakora ibyo wishakiye ngaho ibibazo noneho kumenya ko utababariwe icyo byagukoresha noneho sibyo hari abantu bavuga ngo tusizi ngo twihane ngo ducyanike ku gato no ku kanini ariko ndagira nkubwire ngo wa muntu we niba utekereza gutyo ntabwo uribeshya iyo ni Imana y'iki gihe tumaze iminsi twumva izi kakubwira yuko ni wihana ndakubabarira kera twajyaga tujya mu rusengero tukihana tukarira ni wiyeza ndakubabarira none wajya mu rusengero umuntu ahubwira ngo Imana irakumvise birakubabariye nyuma y'iminota 5 hari icyaho utihane ubwo n'ubushwambagara iyo ni za systeme z'Imana y'iki gihe zaje no mu banyabuntu nyine zirahari abo bitwa abanyabuntu ariko ndagira ngo basobanurire twebwe turatandukanye turi umucyo mw'abantu turi umucyo amen mugakiza nta kijima na gake karimo ubuntu dufite buruzuye nta mwijima na mucyo urimo butwigisha kubaha Imana no kureka irari ry'ibyisi kandi impamvu byose tubikora navuze kare ngo tuyoborwa n'umwuka ijambo ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana kandi iri jambo ngo niyoborwa n'umwuka ntabwo uzakurikiza irari rirarikira rero bantu b'abanyabuntu mwumva ko mufite umwuka wera ariko murarikira ibyisi ntabwo muri abanyabuntu turose ntabwo mvuze ngo natwe mutwemere uko dufite umwuka wera dufite n'ikibituvugisha ntabwo turi kubagoranitsinga turimo turatanga ubutumwa turimo turabwiriza kugira ngo imitima yanyu ihumuke ariko rero ndagira ngo mpumurize abantu bumva yuko kuba nizera ubuntu bizajyana mu gusambana abantu bumva ko bameze gutyo ntabwo ari abanyabuntu barajagaraye ni Imana y'ikigenda reka mbivuge gutyo Imana y'ikigenda nayo yaraje bakoramo sibyo ibakoramo iravuga ati ujyo warejejwe ubikoze nta kibazo kandi mu by'ukuri turi imbata za Kristo arakuyobora akagushyira mu nzira izo mbuto bavuga kwera nazo ziboneka kuko ni utwezi izo mbuto ntabwo izo mbuto tuzeraho amen rero bantu mudukurikiye rabagirana n'umuryango ubwiriza ubutumwa bwiza ufite rwose fondasiyo gucyanuka kw'Imana ubuntu bw'Imana busobanutse butari mu mwijima na muke kandi tuyoborwa n'umwuka wera rero mukomeze mudukurikire kandi ubuntu bw'Imana bukomeze bubabeho mu izina rya Yesu amen narakoze cyane blessing rwose agico bundi grace means more ubuntu buvuze ibintu byinshi cyane ubuntu bwaradukijije bwatuvanye kuzimu ubuntu buratwedika ubuntu ni grace is a person ubuntu ni Kristo bimwuzuye nibyo bitwuzuye natwe n'ubuntu bukurikira ubundi niko Yohana 13:13 avuga ibyuzuye Kristo ni grace yayipa grace banga nimba rero wowe ari ibindi bikuzuye ariko ngo Mose yazaye amategeko ubwo nibikuzuye ari amategeko kazi yako gusa amategeko atari umuvumo n'abatari umuvumo nuko mwayivuze cyane ntabwo turi kuri standard yo kujya yo kubishobora rero niyo mpamvu Kristo nyine yaje ega ni byoroshye kandi wamuganiye kubyumva kwizera grace urazuka wanyeze ubunguka kwigisha ese umujye ngo tunabukenera day by day n'umuntu tutabukenera kuko ni Kristo dukeneye ubuntu bwe so rero ni byiza cyane ariko usoje ku kintu gikomeye cyane ati hari ikindi gipande cy'abanyabuntu nacyo bavuga ngo utari bwo kuko iyo urebye nibwo abakirije baracyari mu ijimbo nibwo abahumuye ngo abana b'Imana nibarangiza bagiye mu mucyo muri light niba uvuga grace uri mu ijimbo mu buzima bunaka ufite akajagara ujagaraye mu society ujagaraye muri leta ujagaraye mu twe turakuyakanye yavuga ubutumwa bwiza abantu bakavuga ngo utise ngo twumvise ngo nawe ngo turimo ikagira inkuru
bakaza bakatwegera tukaganira abana igihe ntacyo mfana namwe mufite imitekerereze ntabwo grace ari ubujiji ahantu hari umwuka w'icyo cya mbere ari iki hari umucyo basanga ngo ntibemere insengero ngo umwuka ngo nta buyobozi bagira nta leadership bagira barajagaraye iyo grace ni ya satani n'Imana iki gihe bayitubwiye ko mami kwanza itutubwiye umugani iyo Mana iki gihe kweri ni igiki ikintu cya mbere ibuza abantu kumenya ubutumwa bwiza bakaguma mu mategeko musezerano ya kera no mu bindi bintu bidatanga ubuzima none no mu buntu yarahinjiye naho barajagaraye tubwiga tuyo Mana iki gihe ni nayo tumaze ibisi tuvuga by the way ariko gihe cyo bivugaho nk'umuntu nawe ukuze rwose iyo nyagwa bite bya murakoze ayayaya Mana y'iki gihe ni ikintu gikomeye cyane ku isi ni igihanda kigize akaga kiteza akaga isi ariko Imana y'iki gihe mu by'ukuri ni Imana ya gahunda y'isi akaba ariyo satani niyo Mana y'iki gihe niyo iyogoje isi niyo izengereje isi iki ni igihe rero cyo kugira ngo imenyekane Imana y'iki gihe rero twakwifashisha icyanditswe kiri mu Bakorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 3 n'umurongo wa 4 ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka kane aribo batizera ari Imana y'iki gihe yahumeye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana atabatambye. Urumva Imana y'iki gihe icyo yakoze ni uguhima imitima y'abantu kugira ngo batamenya ubwo butumwa bwiza bwa Kristo bubabogora bubamurikira ibahuma imitima mbese ntibabasha kumenya ubutumwa bwiza. Icyo nicyo kintu gikomeye Imana y'iki gihe yakoreye abantu bari kuri isi. Ongera udusomere mu Bakorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 3 n'uwa 4. Igice cya 11 umurongo wa 3 n'uwa 4. Umurongo wa 3 ariko ndatinya yuko nuko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye mukakira undi mwuka mutakiriye mbere cyangwa ubundi butumwa mutemeye mumwihanganira mubikunze ariko gihe cyo mutanyihangana murakoze cyane. Urumva rero Imana y'iki gihe yatwikiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo ikoma abantu amaso kugira ngo ubwo butumwa bwiza batabubona bukababera umucyo bagakira. Ngwinita Yesu Mwise Yesu yita Yesu ariwe Yesu w'iki gihe Yesu ni Yesu w'iki gihe ngwitanga n'umwuka ariwo mwuka wundi abantu kandi abantu bafite bazima umwuka wera kandi ari umwuka wundi w'iki gihe bifite n'ubundi butumwa n'akaga kabisa rero ikigaragara cyo nuko Imana y'iki gihe icyo yashakaga ku isi yakigezeho kuko abantu bwa butumwa ntabwo babashije kubumenya cya gitwikirizo cyababayeho noneho yigira Imana yambika ikanzu y'umweru abantu bariyo basenga barayiramya barayikuza mbese abari babera Imana bakumva ko basenga Imana Uwiteka ariko ari Imana y'iki gihe. Ase barabizi cyane babizi ntabwo babizi ntabwo babizi rwose. Niyo mpamvu rero Imana y'iki gihe nyine imaze yigaragaje muri ibyo bice bibiri yambika ikanzu y'umweru igira Imana irasengwa iraramwa irasabwa ibintu byose irangije yambika ikanzu y'umukara iteza intambara iteza indwara iteza imvururu zose mbese yica umubiri mu mukara ibigo byo kwica umubiri kuri mubiri y'abantu bapolitike mabi cy'abantu gusabana bukazi n'iki hanyuma rero mu mwuka kambika umwe rigasengwa akaba ariyo nanone mugaruka. Niyo mpamvu bavuze mu cyo ashaka kigezweho yarasenzwe kabisa yababaje. Icyo rero nasorezaho mbwira abantu iyi nyigisho y'Imana y'iki gihe yaratanzwe cyane kuri iyi televiziyo yacu Rabagirana Shining Family TV n'abatarabibashije kubibona basubira inyuma bakajya muri archive bakareba bakabibona bagasoma bakiga
kandi biracyakomeza ntabwo birangiriye aho gusa icyo nababwira cyo kibahumuriza ni uko icyo twebwe dushinzwe nk'abera ubwoko bw'Imana bwatoranijwe muri Kristo Yesu nuko duhagurukijwe no kugira ngo Imana y'iki gihe imenyekane, nimara kumenyekana umucyo uturasire, ubwiza bwa Kristo butugaragareho kandi tubashe kuyitsinda. Twe tuhagurukijwe no kuyitsinda tukayicura igihanga tukagihereza umwami, ubutumwa bwiza bugakwira isi. Amen. Urakoze cyane. Erega igere cyana ciwe ahubwo Yesu kuzimwe yasize mukandagiye yasize mucire gwiteka ngo duhagare mu nsinzi. Reka ubundi n'iki gihe impamvu ari gukora ni ibinyoma, ni ibinyoma shukisha n'undi yararangiye kandi rero turi kumwishura kandi hari abantu bavuga ngo kuri uwo musozi tuzabisobanura mu isomo riri imbere, tuzigisha uburyo uwo musozi ari mu Rwanda. Amen. Ngo kuri uwo musozi ngo Imana iza ko gitwikiriza, nibyo rero biri kuba, nibyo biri gukorwa. None iyo tuvuze Imana iki gihe tumaze bitwisobanura, hari isomo dushaka kuzanta mu minsi iri imbere y'Imana y'ukuri, ariko uyu munsi dusa nkavuga gato cyane ntareka nini. Reka mama Yvonne tubwire gatoya rwose ku Mana y'ukuri. Imana y'ukuri ni iyihe? Si dusa n'abasenga igitego bati Imana y'ukuri iki giti ndikuramya, ariko si by'ukuri Imana y'ukuri ni iyihe? Gatoya cyane ko nimba iki gitabo kingana gutya twaravuze Imana y'ukuri n'Imana y'iki ni ibintu birebire bikomeye cyane, ariko hari gatoya twavugamo hanyuma rero tugakomeza gahunda zacu. Murakoze cyane. Nshimira Imana rero ko ngiye kuvuga ku Mana y'ukuri. Imana y'ukuri ni Imana y'ukuri koko. Imana y'ukuri yabayeho isi itararema. Imana y'ukuri yahozeho, Imana y'ukuri iriho kandi izahoraho iteka ryose. Rero Imana y'ukuri igira ibintu biranga, irangwa n'ibi ngiye kubabwira. Imana ishobora byose. Imana ishobora byose, yitwa omnipotent kandi izi byose. Imana ni omniscient, ibera hose icyarimwe, hose icyarimwe. Amen. Iri mu isi iri no mu ijuru. Ahantu hose Imana irahari. Mu by'ukuri hari igihe abantu bagenda bati akisha ikintu akavuga ati hano Imana ntiri bumbone, ariko Imana ibonera hose aho utekereza ko Imana itabona, Imana irahaba. Rero Imana ibera hose icyarimwe, niyo mpamvu yitwa Imana y'ukuri. Ntabwo ari Imana y'ikinyoma, ni Imana y'ukuri. Tuvuga Imana yaremye isi n'ijuru. Rero Imana mu by'ukuri ni Imana nziza. Imana tuyibona mu gihe cya kera cyo mu isezerano rya kera, ari Imana ari Uwiteka. Tukongera tukayibona no mu isezerano rishya, n'ubundi ari Imana ari Uwiteka, ari Yesu Kristo. Amen. Rero ubwo muri make mu isezerano rya kera yishyuye mu Uwiteka. Ngufashe gatoya mu rurimi rw'igi mu zindi ndimi umwimerere waryo ugiye burayi niwe bita Yahwe ariwe Uwiteka. Najye mbisobanura cyane mu hano warubizanye mu isezerano rishyashya, naho buriya niwe uwo Yesu Kristo niwe wa Yahwe ne Yehoshua Hamashiya. Nikomereze gatoya nimba nk'imirongo ugiye kuduha nta kibazo. Hano ndashaka kugira ngo twifashishe umurongo uri muri Yesaya ibice 6, wenda ya ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3, kugira ngo tubone ko Uwiteka yahozeho, Imana y'ukuri yahozeho, yihishuriye ab'icyo gihe. Yesaya ibice 6 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. 2, abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, abiri yayatwikirizaga mu maso he, yandi abiri yayatwikirizaga ibirenge bye, ayandi abiri yarayagurukishaga. 3, umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Mu by'ukuri murabona ko Imana icyo gihe yihishuriye Yesaya n'abamarayika bari bahari,
ibizima bine byose byaramubonye, bibona Imana, bibona Yesu Kristo, bibona Uwiteka. Yesaya yaravuze ati mbonye ishyano, kuko Yesaya we ntiyumvaga ko ashobora kubona icyo gitangaza. Yabonye Imana rero, Imana iramwihishurira, arayibona n'amaso, abamarayika barayibona, barira bati uruwera, uruwera, uruwera. Imana rero yahozeho kuva kera, yahozeho kuva isi itararemwa, kandi Imana yagiye yigaragariza abantu bose, usibye ko harimo benshi batigeze bamenya ko ihari. Ko Abrahamu barayibonye, Mose yarayibonye, abo bose ni abantu Imana yagiye yigaragariza, bakayibona, bakabona ubwiza bwayo, bakabona gukomera kwayo, bakabona gukiranuka kwayo. Twebwe iyo tuvuze akenshi iyo abantu babona Imana bati Imana tuzayisanga mu kiliziya, tuzayisanga mu rusengero runaka, akumva ko ari ikintu azasanga hariya, akumva ko ari ikintu gikomeye kiri aho kimeze giteye ubwoba. Ariko Imana y'ukuri irahari, kandi Imana y'imbabazi yagiye yishyurira abantu bayo kugira ngo bashobore kuyisakaza ku isi yose, abantu bayimenye, abantu bamenye ko ihari, abantu bamenye ko Imana iyahozeho, iriho kandi izahora iteka ryose. Reka tubihuze n'iki cyanditswe kiri muri Yohana ibice 12 umurongo wa 41. Uratubwira ngo ibyo byavuzwe na Yesaya kuko yabonye ubwiza bwa Yesu akamuvuga. Amen. Mwumva bavandimwe ko Yesaya icyo gihe yabonye Imana, ni mu isezerano rya kera. Ubwo hano bishatse cyose kuvuga ngo Yesaya yabonye ubwiza bwa Yesu aramuvuga. None cyagiye Yesaya abona Imana iteye ubwoba, Uwiteka Nyiringabo, igoswe n'intebe, yayicaye ku ntebe, igoswe n'ibizima n'abaserafi. No kuri ibintu birakomeye cyane pe. Bwana ko nguciye mu ijambo, ariko abantu batekereze iyi Imana iteye ubwoba, Imana y'icyubahiro, kuko ari umurongo wa 5 nabavuga ngo ni Uwiteka Nyiringabo. Niba usomye mu zindi musanga ni we Yehova, umuntu wakoresha Bibiliya y'ubuhinduzi bw'isi nshya bitwa Yehova, ni Uwiteka Nyiringabo nyine. Icyo gitangaje uriya wishuriye bara bose batubanije bavugaga, wavuze ni nawe uje kwishura mu isezerano rishya, kugira ngo ni Yesu yavugaga. Kananye mu mwisome numve da ibyo byavuzwe na Yesaya kuko yabonye ubwiza bwa Yesu akamuvuga. Amen. Burya Imana y'ukuri uri kutubwira Yesu Kristo. Murakoze cyane rwose, ikomereze gahunda ubwo narifashijwe. Iyo Mana y'ukuri twavugaga, iyo nababwiraga ni Yesu Kristo wenyine waje mu isezerano rya kera, abantu bakumva ko ari Uwiteka atandukanye na Yesu Kristo w'iki gihe. Ariko Uwiteka tuvuga hariya mu isezerano rya kera ni Yesu Kristo mu isezerano rishyashya. Amen. Rero Kristo niwe Mana yacu, niwe Mana y'ukuri, niwe waremye isi n'ijuru, niwe wabaye isi itararemwa kugeza n'ubu, niwe tuvuga ko ariyo Mana y'ukuri. Ba Kristo bavandimwe, kugira ngo twese twumve iyo Mana, kandi iyo Mana rero dukurikira, iyo dusenga Imana yacu y'ukuri, kugira ngo tubone umucyo. Yatuvanye mu mwijima ituzana mu mucyo, kugira ngo tuyivuge, tuyitangarize abatayizi, abatamuzi bamumenye, kugira ngo bave muri uwo mwijima nabo babone umucyo nk'uwo natwe twabonye. Reka twongere turebe muri iri jambo riri muri Yesaya 4:5-22. Yesaya 4:5-22 aratubwira ngo nimumpugukire mukizwe mwaba ari ku mpera z'isi mwese mwe, kuko ari jye Imana nta yindi ibaho. 23 ndiraha ijambo rivuye mu kanwa kanjye, niryo jambo rikiranuka ritazavugururwa, yuko amavi yose azamfukamira, indimi zose zikaba ari jye zirahira. Amen. Hano turashaka kugira ngo ku impera z'isi zose
ubwo turiho tuvuga hano turavugira hano twicaye ariko tuzi ko ijambo ry'Imana riragenda. Dushaka kubwira ngo abantu bari ku mpera z'isi bose nibagarukira Imana, nibahugukira Imana, kuko Imana ntizahinduka kandi Imana icyubahiro cyo kizagumaho. Amajwi yose azavuga Imana y'ukuri tuvuga, amajwi yose azangukamira, ntabwo Imana izahinduka ibihe byose. Dushaka ko abantu bose tubwira ijambo ry'Imana y'ukuri, ni ukuri muyisobanukirwe mumenye Imana y'ukuri dusenga. Imana y'iki gihe ntikomeze gutwara imitima ya benshi, ahubwo dusobanukirwe Imana y'ukuri iriho tuvuga muri uyu mwanya, kugira ngo abantu bose nibayimenya bave muri uwo mwijima, twubake isi Imana n'icyoro kigaragare kandi kigaragare buri wese. Yego. None se ko bavuze ngo kuko bahuguka bamenye ko Imana yonyine nta yindi baho, kandi ngo amavi yose ngo ijambo ryo kiranuka ntizivuze, amavi yose azayipfukamira, n'indimi zose niwe zizirahira Uwiteka uyu nguyu. None niwe Yesu Kristo. Ari cyane ku cya bihamye. Niwe Yesu Kristo. Reka turebe Timoteyo. Oyanda Timoteyo rihora riri neza ringi. Timoteyo wa mbere 3:16. Timoteyo wa mbere 3:16. Si ugushidikanya rwose, ubwira bw'Umwana burakomeye cyane. Imana kwerekana ufite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Amen. Yes. Imana. Iyo Mana yitwa twavuga Uwiteka wo mu isezerano rya kera. Niwe Yesu Kristo. Waje mu mubiri. Yambara umubiri. Nibwa bw'ubuguma bwayo bwacanze isi. Kumenya rero ubwo bwiru ni ubuntu bukomeye. Amen. Twahawe n'Uwiteka. Ubwo n'ubwenge bw'Uwiteka, ubwo n'ubwenge buturuka ku Mana kugira ngo murasobanukirwe ubwo bwiru. Kuko Imana yavuye mu ijuru yazayambika umubiri kugira ngo yicishe bugufi ibone uko inkiza. Ubwo rero narakize undi Imana narayimenye, Imana y'ukuri, Imana ishobora byose, Imana yaremye isi n'ijuru, kandi icyo nzi nuko icyubahiro cyayo kizagumaho, kandi Imana tuvuga igiye guhishurwa buri wese ayimenye. Amenye uko Imana iteye, amenye uko Imana ikora, amenye uko Imana ariyo irangiza byose. Niba ifite ijambo rya nyuma ubuzima bwa buri wese utuye inosi, nubwo abantu bakoresha ubwenge bwabo hirya no hino, ariko Imana ifite ijambo rya nyuma. Uri wa muntu wita umunyabwenge uvuga ko afite ubwenge kuri iyi si. Imana niyo mvuga, Imana y'ukuri yaremye isi n'ijuru. Ndashaka ngo nsoreze kuri akantu n'ubundi ni muri Yesaya ivuga ngo muri Yesaya 48 iravuga ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyane sizagiha undi. Nta wundi muntu uzahabwa icyubahiro cy'Imana. Icyubahiro cy'Imana kizakomeza kibi cy'Imana. Imana y'ukuri, ariko ntabwo tuvuga Imana ye, ndavuga Imana y'ukuri. Icyo cyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi muntu. Imana ni ifite ijambo rya nyuma, kandi ijambo ry'Imana niyo ubwayo izasohoza rero ijambo ryayo nk'uko yifuza. Rero Imana ibamugisha, mwampaye umwanya muto, aho n'umwanya nari nta kibazo. Arakoze cyane Christine ariwe mu Mayivone. Ahubwo reka nkungane gatoya, hariya wari uvuze muri Yesaya 40 ngo indimi zose zizamfukamira. Bambe ngo indimi zose zizavuga ko ari jyewe Mana, amavi yose amfukamire. Nibyo byasubiyemo mu Bafilipi 11:10 kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu. Hariya yari Uwiteka. Impamvu muri cya gitabo tubasoma uburyo Yahwe yaje mu Isaka mu mubiri, niwo yibutse Yehoshua, Yahwe Shua, ya Mana yamba mu mubiri gukiza. Ubwo bwiru rero nibwo tuzaguza gusobanura abantu, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Amen. My God. Kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, w'Imana Data wa twese ihimbazwe. Hano bahita bagira confusion rero. Ngo se ha murongo uvuga ngo Yesu ngo ni mfura mu byaremwe, niwe mfura mu
ngo Imana ngo muri bwa mbere ngo imukoreshe ngo ibindi niyo mfura mu bazutse kawe tuzeka mu byo Yesu yabaye byose kugira ngo asoze misiyo yose ngo niwe byose kuri bose bavandimwe dufite ibintu bikomeye cyane. Yesu yiterejwe n'izindi mana agira ngo na za Krishna zo mu Buhinde, agira ngo na za Dionysos zo mu Bugiriki, agira ngo n'imana nyinshi cyane, ariko niwe mana. Ahubwo urwo rukundo rwe rwatumye yambara umubiri yagiye abasozi wa murimo buriya kutamenya Imana y'ukuri niyo mpamvu utamenya na ya gospel y'ukuri umenya impamvu twagukeruka kw'Imana. Ibaze Kristo adoye gukeruka kwi birangiye twakira ukw'Imana nuko Kristo arinde ari Imana, niwe mana. Tuzabirekana muri uwo murongo. None rero turiteguye gusoza. Pastor François, akajagari kamaze imyaka n'imyaka, Imana y'iki gihe nk'uko tubwiye yarabuze systeme, agasengwa agahimbazwa, twavuze ko yageze nawe yinjira yitirana kuri ese ubuntu bw'Imana. Uwadutangiriye yaduhumurije ati nimuhumurire ga Simon TV umuntu ugiye kwaka nta kitabagaye, uraduha icyizere mu by'ukuri akabuka ko kamaze imyaka zisengwa. Hari umuntu waje wundi wazo ati mu by'ukuri imyaka tumaze dusenga gasana ati ntabwo byoroshye, ariko murakoze mugomeze mumurike. Ufite icyizere yuko koko iki gihe batubwiye cyageze gisohoye, akajagari kazashira, abantu nk'u Rwanda, Afurika, isi yose binjye murage wabo. Yesu azaze itorero kuko uri mu mwanya wabyo, ko muri Rabagenda TV tugoye ko dutegura n'umugeni wa Kristo kugira ngo azasangwe yuzuye. Bizatungana, bizashoboka. Ni nka conclusion ntoya, ariko kuko twafashe umwanya munini, minota nk'itanu rwose dusoje dufashe. murakoze cyane. Nk'uko twabyumvise n'ijambo twahereyeho ko igihe cyo gukora cy'ubuteka cyageze, kandi twumvise ko Imana aho bayibona shereje icyubahiro cyayo ntabwo yagihawe undi cyangwa igibishushanyo bisenga cyangwa ngo ugire ibishushanyo. Iryo jambo ubwaryo rirakomeye. Amen. Gusa icyo nagira ngo mbabwire ni iki, impamvu bizashoboka. Hari ijambo ryiza rijya rihita kuri radiyo Rwanda uvuga ngo icyambere ni amakuru. Icyambere ni amakuru. Amakuru rero umuntu aba icyo yumvise. Iyo ubonye amakuru araguhira. Nk'ubu uyu uriho udukamera kugira ngo abe umukamera, nuko yakiriye amakuru yo gukamera. Aba umukameramani mwiza. Ubu natwe kuba turiho tuvuga ibi nuko twakiriye amakuru y'ijuru n'ubutumwa bwiza. Rero umuntu aba icyo yumvise. Rero hari amakuru ashobora kuba meza, ayo ngayo arakiza. Hari n'amakuru mabi arakurangiza, akwica. Rero ushobora kuvuga utese ibyo byose byaturutse. Bamaze kubivuga ya mana y'iki gihe, si ngombwa ko yitindaho, babivuze bayisobanuye, ariko iyo mana y'iki gihe niyo iriho iteza ibibazo. Ariko noneho baje gusobanura n'Imana y'ukuri. Ayo makuru yose rero iyo abantu bamaze kuyamenya agire icyo abungura. Ibi ngibi rero biraturuka kuki? Ibi byabayeho na kera mu gihe cya Eliya, muhanuzi Eliya. Muribuka ko Eliya yabwiye Abayisiraheli ati muzageza ryari guhera mu ngabano. Nuko abantu bari bararindagiye bari mu cyeragati. Kubera iki? Kubera ya mana y'iki gihe n'Imana y'ukuri badasobanukiwe. Niko kajagari kamaze igihe. Niko kajagari rero kabaye igihe. Ariko noneho amakuru nyayo azagaragara. Niyo mpamvu rero babajije Pawulo bati imperuka izaza ryari. Pawulo ijambo yababwiye, reka turisome mu Batesalonike ba kabiri umurongo kabiri igice cya kabiri umurongo wa 3 n'uwa 4. Yarababwiye ati ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Cyambere kwimura Imana. Kwimura Imana.
ngo kandi ariko ngo mu kinyarwanda cya mbere tuziga amateka y'itorero ngo kandi urya mu nyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka none haramusobanura ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'imana yiyerekane ko ari imana. Aha ngaha rero uwo ni ya mana y'iki gihe ni ya satani yicaye mu rusengero irasenga. Ariko rero noneho Yesu nawe yarabivuze mu makuru dufite. Gatoya urazakomeza dukomeza ko kuri Yesu. Hari abantu benshi cyane bavuga ngo na antikristo nguzaza. Sibyo twarabisobanurira abantu tuzaba tunababwira. Abantu bita systeme ubundi antikristo bamumva nk'umuntu mbere na mbere. Ya nibyo. Ariko antikristo mbere na mbere ni systeme. Ni systeme Yohana yaravuze Yohana wa mbere 18 ngo mwumvise yuko ngo mu minsi ya nyuma antikristo azaza. Ariko ngo already antikristo batagiye kuza. Rero antikristo ni ikibuni benambe ni systeme Imana y'iki gihe yashyizeho ngo igisengwa mu izina rya Yesu. Ni ikintu cyeke twacukumbuye. Rero wenda se na antikristo nk'umuntu nawe tubivugaho, ariko icyo gicuvuze ni ikintu gikomeye cyane ngo ntabwo yagaruka urya mu nyabugome atajya atarahishuka. Kandi abantu bazi yuko agacora muri teoloji kwivuga ngo antikristo ngo ntiyaza ku mugaragaro umubuza cyese umuza agiye takugwe muri make ntiyaza ngo yimanifestinga agaragare gutya kore, sibyo itorero rye gute rigihari. Ariko se kuki ngo agomba guhishurwa before kuki ari guhishurwa sasa rero turi guhishura systeme ye ariyo systeme y'Imana y'iki gihe niyo turi kuvuga. Abantu batajya ngo hari ntitwize na teoloji ntituzi n'ibitekerezo by'amateoloji yo mu bantu twajya mu sore batajya ngo hari twajijwe komera cyane. Rero uko guhishurwa niho nagira ngo ubereke icyo gitabo ubongere ukibereke n'ubwo bakizi. Niyo mpamvu handitswe icyo gitabo kugira ngo iriya mana y'iki gihe murabona iravuga imana y'ukuri imana y'iki gihe. Rero hariya mu mana y'iki gihe kirasobanura iyo Satani. Ubundi kinitwa igitabo cy'ubwami bw'Imana. Kuki igitabo kije kusenya ubwami bw'Imana y'iki gihe kugira ngo ubwami bw'Imana y'ukuri bwute bwuba ku mitima y'abantu. Imweje giswa tubiye ngo ushaka ubwami bw'Imana no gucyanuka kwayo ibindi byose muzabyongera. Ari ngo muvuga ubyutse n'ibindi biri ngo muzahindura ibintu muki mu bwami bw'Imana y'iki gihe mwamba gushwambagara bwayo gucyanuka kwayo ari byo muri kusiza kugeza n'umunsi ucakenge mutega amatwi mumvubeho. Rero aho ngaho muri icyo gitabo iyo mana y'iki gihe iyo Satani uwo munyabugome yarahishuwe mugisome mumenye uko akora mumenye ibye byose amakuru kuri uwo munyabugome ari muri kiriya gitabo. Noneho amakuru dufite rero Yesu yarayavuze muri Matayo 24:14 avuga ko ubutumwa bwiza nabo bari bamubagije umunsi w'imperuka ngo uzaba ryari. Ati icya mbere mugomba kumenya ni uko ubutumwa bw'ubwami ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa hose. Niho buba ikimenyetso cyo guhamiriza amahanga. Rero ni ukuvuga iki ibi bihe turimo bavandimwe ntabwo ubutumwa bwiza buravugwa kuko iriya mana y'iki gihe bitarahishwa. Agataho ngaho rega abantu ko ngo mweze ngo umuntu Yesu aje umunsi ku munsi akavuga ngo ibyorezo bizaba ntarazi muzumva impuha nzaba ntarazi. Ikimenyetso cyanyuma ni uko ubutumwa bw'ubwami buzigishwa ngo bukabimenyetso cyo guhamiriza cyo gukosora isereka mbere yuko zazi sizabanzi bona umwami w'abami yimye. Imana kigeni imaze iminsi isenga gute ariko umwami w'icyubahiro Imana kuri igiye guhishuka mw'abantu mwe. Niyo revival yahanuwe. Amen. Noneho rero hari ikibazo kiriho cy'ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri abantu bazi ko ubutumwa bwiza ngo bwavuze kuko abantu birirwa bavuga ngo ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza abantu bamenye icyo ari cyo mu Baroma 1:16 kugeza ku 17 bivuga ko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Iryo jambo gukizwa
ni naho bagakomeza bavuga ko ariho gukiranuka kw'Imana umuvandimwe Jackson yavuze kugaragara Amen. kumenyera mu butumwa bwiza niho guhishurirwa niho guhishurirwa ariko impamvu zo guhishurwa nuko guhishe urahishe. abantu bivuga ngo babwiza ubutumwa bwiza kandi atari bavuga ahubwo bigisha ikindi Noneho rero uko gukizwa bavuze ni imbaraga y'Imana nicyo gikoresha Imana ikoresha ubutumwa bwiza kugira ngo agakiza kagaragara. Muri iki gihe naho ukumva abantu baravuga ngo ufite agakiza, ese ni akahe gakiza? Agakiza ni iki? Agakiza karagaragara, ibyo bizasobanuka none nyuma ntiwabisobanura nibyo bice hejuru ibyo byo rwose bisobanura, ariko ndumva twabibabwira ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha. Amen. None icyo nashaka kugeraho neza, umuntu aravuga ngo afite agakiza ngo kandi ni umunyabyaha, urumva ataragarika birababaje. Rero bavandimwe, murumva tuzakomeza tubibasobanurire, ariko amakuru tugiye kubaha ni aya. Amakuru tugiye kubaha ni ukubabwira agakiza ku buryo umenye wakira agakiza nyako, nk'uko mu Efeso bavuga ko hari imirimo Imana yakoreye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Mu Efeso hariya 2:9-10 imirimo tuyigenderemo. Iyo mirimo Yesu yadukoreye, iyo uyigendeyemo yaduteguriye, niho wakira agakiza. Rero iyo ufite agakiza ubuzima bwawe bugenda neza, ayo makuru uhawe arakubaka. Rero icyo nashaka kuvuga ni uko ibyo ngibyo, ubwo butumwa bwiza Imana yarabuduhaye turabufite. Ayo rero niyo makuru nababwiraga ko icya mbere ari amakuru. Ayo makuru yo tugiye kuha abantu ni ubutumwa bwiza bwa Kristo butanga agakiza yabo. Rero natinze ndumva murakoze cyane mwese, mwihe amashyi rwose, ni byiza cyane. Icya mbere amakuru asoje ku kintu cyiza cyane, kandi kuko yukijijwe umwuka wawe ukijijwe. Umuntu agizwe n'ibice bitatu, umwuka n'ubugingo n'umubiri. Iyo ukijijwe umwuka wawe uba wakijwe burundu, ariwe mu b'imbere wera nk'Imana, wambaye gukenuka nk'ukwayo, no mu bwonko bwawe haba hakira amakuru meza. Ngo dufite gutekereza kwande, gutekereza kwa Kristo. N'umubiri wacu nk'uko barahuje inyama n'amaraso bahuje na Kristo. Nibaki umuntu aba ari saved, niyo bita total deliverance, total salvation, ibira muri spirit, muri soul, muri body. Ntabwo tumeze nk'abandi bafatanya imibiri yabo ngo ni ya shitani. Twe ntabwo turi abangabo. Bavandi mudutandukanye n'abantu bafite bitabanyabuntu, ariko iyo usanga ari zamayibo. Turabazi natwe ntaho duhuriye tufa nabo. Twe mu mwuka turakeye, mu bwonko turakeye, no muri body turakeye, kuko turi insengero za Kristo. Amen. Rero tuzanye umucyo, rero abantu batuzi byinshi cyane, abantu baje bakabakuyeho ubuhanuzi bwa Magana za Nyirabuyoro umaze imyaka n'imyaka bwagize Abanyarwanda, muri kuvuga ngo ideni riri mu Rwanda, kuvuga ngo Abanyarwanda baheburayo. Ibyo byose ubwo Imana yabihishe, kandi igihe cye kitaragera uko mwabivuze, ariko time yageze. Mubyuke turabagirane. Reka nayo nsome umurongo umwe turi gusoza, n'umwe wonyine rwose, ni wa murongo wacu, ni moto n'umurongo Imana duhaye tujya gutangira ministeri, wamye tubungamo na kera, kandi nuri kugenda wishura intambwe ku yindi. Ariyo nka ministeri yacu niko yitwa, ni Shining Family. Shining Family niyo Rabagenda Family agicwari, nta tandukanye hari. Iyo uvuze Shining Family cyangwa se Rabagenda Family uvuze ikintu kimwe. Yesaya 60 umurongo wa mbere havuga iki? Umucyo wararashe lelelele. Ndwanishimye cyane, ndi umunezero unyuzuye. Haleluya. Kandi no kuri data shimwe ko yatwishuriye. Amen. Yatwishuriye. My God. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukabukurasiye. Hari amadini, hari dini yigeze gukora igiterane byakoze ngo topic mu byukura bagirane. Nayisengeyo nishimye ngira ngo baje kuvuga kuko kuri umucyo waje, kuko wagicora umucyo uvugwa ngo umucyo wawe waje, ko umucyo ni Kristo. Ngo n'ubwiza bw'Uwiteka, ubwiza bw'Uwiteka niko gucyenko kw'Imana twambaye. Ngiye nsanga ibintu avuze nta naho bihuriye na topic iyi Yesaya 60. Abantu bayitirira bavuga ibitabaho. Ubundi kuki umucyo w'Uwiteka wishutse n'ubwiza bukaza? Nuko Yesaya 40:6 avuga ngo kumanura hasi, ngo ubwiza bw'umuntu no gucyenduka kwe ngo ni nk'ibyatsi biraba bikumagara, niko gucyenduka kwa muntu gushira.
rero iyo uvuze ngo Yesaya 60 by'uko bagirana uko umucyo wahuje uyu mucyo uvugwa ni Kristo n'ubwiza bw'Uwiteka niko gukeruka tuzaniye nibyo yatubwiye atangira ngo abo yamenye kera batoranije gushabura ishobora w'Imana arangira bastirishiza ariko nyuma ngo abahubwiza nyuma ya justification ni glory ni cyacubahiro Yesu yadusigiye ngo ajya kugenda ngo data icyuro cyanjye ndakibahaye ubwiza bwawe ndabahaye Yesu ko ari mu ijuru n'umunsi niko turi atubabwire ikiremwa gishya kigiye kumenyekana tumaze iminsi twonka amashereka y'idini twibera mu bintu by'idini mwiyeze ubutumwa bwiza buteye ubwoba mwitunganye tutabwirwa Yesu ariko ubutumwa bwiza bugwa standard burya inka ibyara inka ingurube ibyara ingurube aho bitanyine kubwagura gutyo bitewe n'amategeko akoreshwa umuntu abyara umuntu n'Imana ibyara Imana amen Imana navuze ngo abo nibyo babyawe n'inyama n'amaraso ngo babyawe n'Imana dufite ADN ya papa niba kandi icyabyawe n'Imana kinesha isi Imana ishimwe cyane iyo uvutse ubwako byawe n'Imana automatic umunesheje isi cyo gisigaye nuko ugenda mu buzima bw'abanesheje ntabwo badufite this is our time to shine Kiri cyacu cyo kujya gute cyo kurabagirana iyi ni season ni yacu kare kababwira muhumure isi ni imene gukiranuka kw'Imana ntabwo indwara n'ibyorezo bizahagara imbere righteousness y'Imana ni standard y'Imana ihagaraho nayo ikitwa holy ikitwa itunganye iby'Imana ikora byose impamvu ari umwami ikora muri holiness none yaduhaye iyo holiness yayo kugukiranuka kwayo uko kwera kwayo kugira gutonda iki kabami kuko Roma 1:17 baravuga ngo abakiri ubwo musezekaye ngo ni impano gukiranuka they shall reign in life bazima mu buzima bari kumwe na Kristo impamvu Satani arwanya ubuntu busezekaye n'ubwo bavuga ubuntu ni charis mu kigereki ni ability from God ubushobozi buva kuma ahubwo dukeneye hyper grace dukeneye hyper grace kandi twebwe ko tubago turakeneye ni Imana ya make is available ya disponibilije Abaheburayo 4:13 bavuga come boldly nimuze mushize amanga and obtain mercy and obtain grace mwakiri iyo grace kuko grace means more dukeneye grace tugiye gushininga igitwikirizo kimaze imyaka n'imyaka gitwikira amadini ikivaho mu izina Yesu Kristo amen Pastor banyu bahumuke abigisha bahumuke bapoteri muhumuke mu izina Yesu Kristo igitwikirizo kibaviho umenye cyane iki agakiza niki gucyaruka niki Yesu azatwara ameze bate tugeze mu kiye gihe muva mu mwijima wica burindi wimara iki gihe rero tubwire ngo dore umwijima uzatwikira amahanga ni system yo rwose izakubitika nkuko turi kwivuga ariko twebweho Uwiteka aturase kandi ubwiza bwe buzatugaragaraho n'amahanga azagara umucyo wacu n'abami bazadusanga tudukanye kurabagirana amen rero tuzabereka turi kubigisha tuzabamenyesha ngo iyo bavuze ngo mu Rwanda niho ububyutse buzaturuka twishingije kuki dufite ibihamya n'ibimenyetso kandi umuriro watangiye umuriro watse bavandimwe rero tubabwire ngo umucyo warashe amen abari muri Kristo Yesu ubu dufite amahoro yuko tutazacirwaho urupfu rw'iteka namba dufite ibyiringiro by'ubuzima bushya bw'iteka